Inyamaswa 10 ziteye ubwoba kurusha intare. Dore ukuri gutangaje abantu benshi batazi. Muraho neza bakunzi bacu hano ku BUZIMA TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, turagusaba gukanda subscribe, ugakanda like ndetse ugasangiza abandi iyi video kugira ngo natwe dukomeze kubagezaho ibiganiro bishya byuzuyemo ubumenyi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo itangaje cyane. Ese koko intare niyo nyamaswa iteye ubwoba kurusha izindi zose? Abantu benshi barabyizera kuko intare yitwa umwami w'ishyamba. Ariko se waruzi ko hari izindi nyamaswa nyinshi zishobora kurusha intare ubukana, imbaraga cyangwa gutera abantu n'izindi nyamaswa ubwoba? Komeza kuri iyi video kugira ku musozo kuko nimero ya mbere iragutungura cyane pe. Reka duhere kuri nimero ya 10. Nimero ya 10 ni impyisi cyangwa se yena. Impyisi ikunze gufatwa nk'inyamaswa y'amayeri. Ariko si byo gusa, ifite urwasaya rukomeye cyane rushobora kumenagura amagufwa manini. Impyisi ikunze guhiga mu matsinda kandi ikorana neza n'izindi mpyisi. Iyo zihuriye hamwe zishobora no kwambura intare umuhigo wayo. Nimero ya 9 ni imbwa z'ishyamba cyangwa se izo bita African White Dogs. Izi ni zimwe mu nyamaswa zihiga neza kurusha izindi muri Afurika. Zifata umuhigo hafi buri gihe kubera gukorera hamwe. Buri imwe iba izi inshingano zayo, ntizicika intege kugeza zifashe umuhigo. Nimero ya 8 ni ingwe cyangwa se leopard. Ingwe ni umuhigi utuje cyane. Ingwe ihiga nijoro kandi yegera umuhigo itagaragara. Ingwe ifite imbaraga yo kuzamura cyangwa se kumanika umuhigo mu giti kugira ngo izindi nyamaswa zitawurya. Ingwe ni imwe mu nyamaswa zigora cyane kuzibona mu ishyamba. Nimero ya 7 ni ingona cyangwa se crocodile. Ingona ishobora kumara amasaha menshi itanyeganyega. Iyo umuhigo wegereye amazi ihita usamira hejuru mu kanya gato cyane. Ingona ifite urwasaya rukomeye kandi ishobora gukura inyamaswa nini cyane mu mazi. Nimero ya 6. Nimero ya 6 ni ingagi se cyangwa se gorilla. Ingagi ni imwe mu nyamaswa zifite imbaraga zidasanzwe ku isi. Ingabo y'ingagi ishobora kugira imbaraga zikubye inshuro nyinshi iz'umuntu usanzwe kandi ishobora kuvuna amashami manini y'ibiti mu kanya gato. Nubwo ingagi isa n'ituje kandi ikunda kubaho mu mahoro, iyo yumvise ko hari ushaka kugira nawe umuryango wayo ihita ihinduka inyamaswa iteye ubwoba cyane. Ingagi iyo ishaka kwirukana umwanzi ikubita igituza n'amaboko yayo igasakuza cyane, ibintu bituma n'izindi nyamaswa zihita zisubira inyuma. Igishimishije nuko ingagi idakunda kurwana idafite impamvu. Ingagi irwanira cyane kurinda abana bayo n'umuryango wayo. Ibi bitwigisha ko imbaraga nyazo atari ugutera abandi ahubwo ni ukuzikoresha mu kurinda abantu ukunda. Noneho tugize kuri nimero ya 5. Nimero ya 5 ni inzovu. Inzovu niyo nyamaswa nini iba ku butaka. Iyo irakaye ishobora kurimbura ibiti ndetse ikaba yanahirika imodoka. Nubwo inzovu ikunda amahoro, iyo yumvise ishaka kurinda abana bayo ibiteye ubwoba cyane. Nimero ya 4 ni imvubu. Abantu benshi bayibona nk'inyamaswa ituje, ariko ni imwe mu nyamaswa zica abantu benshi muri Afurika. Imvubu yiruka ku muvuduko utangaje cyane kandi ifite amenyo maremare cyane. Iyo irakaye biragorana kuyihunga ukayicika. Nimero ya 3 ni inkura. Inkura ifite ihembe rikomeye cyane. Iyo yumvise itewe ubwoba ishobora kwiruka ku muvuduko munini igahitana icyo ihuye nacyo cyose. Imbaraga z'inkura zituma n'inyamaswa nini zitinya. Reka turebe nimero ya 2. Nimero ya 2 ni inzoka yitwa black mamba. Black mamba ni imwe mu nzoka zifite ubumara bukomeye kandi yihuta cyane. Iyo irumye umuntu ntavurwe vuba bishobora guteza urupfu ako kanya. Ni imwe mu nyamaswa abantu batinya cyane cyane muri Afurika.
noneho tugeze kuri nimero ya mbere. Ariko niba tugeranye hano utarakora subscribe, turasabira ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo n'abandi bagerweho n'iki kiganiro. Nimero ya mbere nk'uko twabivugaga ni imbogo cyangwa se buffalo. Dore inyamaswa itungura abantu benshi, imbogo. Abantu benshi batekereza ko intare ari itera ubwoba kurusha izindi. Nyamara imbogo ni imwe mu nyamaswa zikomeye cyane. Imbogo irinda bagenzi bayo cyangwa se ingenzi zayo, kandi ishobora no kugaruka gutabara ingenzi zazo zafashwe. Hari ibihe usanga n'intare zatinye kwegera itsinda ry'imbogo kuko zizi neza ko zishobora kuzikomeretsa cyangwa kuzica. Niyo mpamvu imbogo ifatwa nk'imwe mu nyamaswa ziteye ubwoba cyane muri Afurika. Ese ni irihe somo twakuramo? Ntidukwiye guca urubanza ku nyamaswa dukurikije izina cyangwa ibyo twumva gusa. Buri nyamaswa ifite uburyo yihariye bwo kubaho no kwirwanaho. Hari izikoresha imbaraga, hari izikoresha ubwenge, hari izikoresha gukorera hamwe. Ibi bitwigisha ko no mu buzima bwacu gutsinda bidaturuka ku mbaraga gusa, ahubwo bishingira ku bwenge, ubufatanye no gutegura neza. None se wowe ubona ari iyihe nyamaswa iteye ubwoba kurusha izindi? Ese hari yagutunguye kuri uru rutonde? Tubwire igitekerezo cyawe muri comment. Niba wishimiye iyi video cyangwa kino kiganiro, ntibagirwe gukanda like, gukora subscribe Ubuzima TV no gusangiriza inshuti zawe iyi video kugira ngo nabo bunguke ubumenyi. Murakoze cyane kubana natwe. Imana ibahe umugisha mwinshi, kandi tuzongera kubonana mu kindi kiganiro gishya hano ku Ubuzima TV, aho dukomeza kubasangiza ubumenyi bushya buri munsi. Murakoze cyane kubana natwe. Ibiganiro hano nakagaruka. Bye bye.